Hey guys, ndabasuje cyane. Inkuru yiriwe icicikana ku mbuga nkoranyambaga ku munsi w'ejo ni iriya y'abariya bakobwa babyina bambaye ubusa bafashe aho babyiniraga hano mu Rwanda i Kigali, hanyuma bakabatwara kubafunga. Bon, okay, sindi buvuge kuba batwaye kubafunga, ariko babatwaye kubakurikirana ndetse babatwarana ngo n'abantu nka 22 bari baje kureba. Ibi ngibi bikaba bibaye nyuma yuko igihe .com cyasohoye inkuru, ngira ngo ishobora kuba ari nayo yabaye intandaro. Umunyamakuru w'igihe yagiye aho hantu muri ako kabari yavugaga yuko katazwi izina, nta cyapa kagira, nta kintu, akabari gakora gafunze ariko kagakorerwamo ibyo bintu nyine biteye ubwoba, kubera yuko nta n'umuntu wemerewe gufotora, nta n'umuntu wemerewe gufata video. No kuvuga ngo haba hari security ya hatari nyine kugira ngo bacunge umutekano, ariko yabaciye muri humye nyine, yabaciye muri humye agerayo, hanyuma araza bikoraho inkuru. Ubuyobozi bwacu rero buri maso, ubwo RIB nyine batashyeho irabafata. Mu kubafata noneho utuvideo twabo twaragaragaye, twaracicikanye ku mbuga nkoranyambaga ku munsi w'ejo, twerekana nyine ukuntu babaga bameze, bambaye ubusa buri kuva hejuru kugera hasi. Ndashaka kubabaza icyo mu bitekerezaho, mu byumva gute, mwabyakiriye gute? Mbere yuko ngiye babwira icyo mbitekerezaho kuko nanjye ngiye kukibabwira, mwebwe mwabyakiriye gute? Harimo abavuga ngo ni uburenganzira, harimo abavuga ngo bakoreraga ahantu hiherereye, ibyo birabareba, ntabwo bari mu ruhame, harimo abavuga ibintu n'ibindi. What do you think about this? Mubibona gute? Ndababwira uko mbibona mu kanya, ariko hari abantu njya kubwira uko mbibona ugahita bavuga ngo kwanza nawe ngo wigisha ngo ibintu ngo by'imibonano ku karubanda. No, I correct. Ntago nigisha imibonano, nigisha ubuzima bw'imyororokere. Nigisha ubuzima bw'imyororokere, kandi ubumenyi ku buzima bw'imyororokere burakenewe cyane. Ubumenyi ku buzima bw'imyororokere burakenewe cyane. Ntabwo nigisha imibonano, ntabwo nigisha ibishitani. Nta nubwo ibyo tuvuga ari ibishitani, bihinduka ibishitani bitewe n'icyo wabikoresheje, unakurikije uko wowe wumva ibishitani ibyo ari byo, sibyo? Ariko ntabwo ari ibishitani. Imyanya myibarukiro n'ibijyana nayo byose byaremwe n'Imana. Ntabwo ari ibishitani. Kubigiraho ubumenyi biradufasha ku buryo bukomeye, bidufasha kwimenya, bikadufasha kwirinda indwara zaba iz'umuntu ashobora kuvukana, zaba n'indwara umuntu ashobora kwandura nyuma amaze gukura. Zidufasha kwirinda inda zitateguwe, haba ari ukwitera, haba ari no kuyisama. Kugira ubuzima bw'imyororokere, ubundi ubugize ukabukoresha neza, buragufasha cyane, bushobora kukurinda ibintu byinshi mu buzima. Ushobora kumbwira uti indwara zivukanwa n'izihe? Twagiye tuzivugaho mu biganiro byinshi, ariko urugero naguha ruto cyane ni nka kuriya tuvuga tuti umubyeyi w'umumama ubyeyi umwana w'umukobwa agomba gusuzuma akareba neza ko umwana we yavutse udusabo tw'intanga turi hanze, turi hari y'inyuma, testicule, akareba yuko zihari, agakoramo akumva ko zihari. Kwa muganga ubundi barabimurebera, ariko nawe yamaze gutaha mu rugo afite inshingano zo kujya mukarabya, akumva ko tugihari, akumva ko tutasubiyeyo, kuko hari igihe dushobora gusubira inyuma igihe aho twanyuze, kuko dukorerwa mu nda. Kubera ko dukorerwa mu nda, umwana yenda kuvuka nibwo tumanuka tukaza tukajyamo hari inyuma hanze munsi y'igitsina. Rero hari igihe aho twanyuze tumanuka hatifunga neza, noneho tukaba twazasubirayo. Dusubiyeyo cyaba ari ikibazo gikomeye cyane, kuko twagenewe kuba hanze. Iyo umwoza rero urumva ugakora kurukumva ko bitabaye ibihuhwe, ko tutasubiyeyo, hanyuma wasanga twasubiyeyo ukihutira kujya kwa muganga kugira ngo bagufashe kugira ngo tugaruke. Urwo ni urugero rumwe. Ibyo ngibyo ntabwo twabivuga ngo abantu babimenye, ngo ababyeyi babimenye, tudakora ibiganiro ku buzima bw'imyororokere. Ariko reka twigarukire ku byo narindimo kuvuga. Tugaruke kuri aba bakobwa bajya kubyina bambaye ubusa buri kuva hasi kugera hejuru, kubera ko bari kubyinira mu kabari gafite security. Bavuga ngo ntufate video, ntufate ifoto. Ese murabona bikwiriye? Shuti, birakwiriye? Hari igihe umuntu utangira kumubwira ngo ntabwo bikwiriye, akakubwira ati ahandi mu yandi mahanga birahaba. Yes, mu 2008 no mu 2012 ndumva nagiye mu gihugu cy'Ubuholandi, Amsterdam, bagira utubari noneho bo bashyiramo, bagira ahantu quartier bacuruza indaya, bakoresheje ama vitrine nkuko ushyiramo imyenda. Kuriya tubona imyenda, bo bashyiramo indaya ziba ziri mu ma vitrine. Iyo ushaka kujya kuzireba uca muri iyo quartier ukazibona. None se tubigane?
tuvuge ngo mu Buholandi birakorwa ngo natwe ngo indaya tuzifate tuzishyire mu bicuruzwa dushake karitsiye bazicuruzamo, ntago twebwe twabihisemo, sibyo? Agahugu umuco kandi umuco, igihugu kigira ibyo gihitamo bigendeye ku muco wacyo, bigendeye ku bantu bacyo uko bumva ibintu, bigendeye no kubyo bumva bashobora gutorera cyangwa badashobora kwemera. Kubera ko iyo utagize iyo ubwo budasa, iyo utagize iyo uniqueness, nyine nibwo uta identity, nibwo uta uwuriwe ugahinduka undi. None se mu Rwanda koko twemere abakobwa babyina bambaye ubusa buri? Okay, ibyo sinshaka no kubigarukaho kuvuga ngo tubyemere cyangwa ntitubyemere. Ngenda ndashaka kwigarukira kuri wowe mukobwa utekereza ko ibi wabikora. Sheri wanjye, abantu benshi bakora ibi bintu n'abantu bakiri batoya, bakiri batope. Uracyari mutoya, uri mu myaka yawe 21, 22, urimo uratekereza ko kujya mu kabari ukabyina wambaye ubusa buri ntacyo bigutwaye, ngo kubera ko babujije abantu gufotora no gufata video. Ariko suri kwibuka yuko aba bantu bari kuza utazi aho bavuye, n'abakiriya baje kukureba, ntabwo uzi aho bavuye. Abaje uyu munsi ntabwo ari bo bazaza ejo. Ubwirwa n'iki ko umwe muri bo atashoboraga kuzaba boss wawe w'ejo hazaza, atashoboraga kuzaguha akazi? Ashobora kujya kuguha akazi agahita avuga ati no, ndamwibutse uyu ni wa wundi ubyina yambaye ubusa. Ibaza ukuntu abantu birirwa bambwira ngo nkoranga ibiganiro by'imibonano bagahita bumva yuko nta n'ikindi kintu nzi mu buzima. Mu buzima mfite kandi kazi, narize, ndi umuntu, niba ibiganiro nkora birimo ubwenge, nkora ibintu birimo ubwenge. Ibaze niba abantu bahita bantekereza nk'umuntu udafite ubwenge, ibaze wowe ukuntu bagutekereza ubabona ubyina wambaye ubusa. Kugira ngo umuntu ajye gutekereza ngo warize, kugira ngo umuntu ajye gutekereza ngo wabonye diplome, ngo kandi ufite ubwenge bwo kubukoresha, byava kure my friend, sibyo? Rero ngenda kubwira ngo itekerezeho, ya ibintu ukora byose nibyo banzu bikorere wowe ku giti cyawe, ariko ibuka kuba muri societe. Burya hari ibintu dukorera societe tutabishaka, ariko ukabikora kubera ko societe bigutegeka, ukihangana ukabikora ku ngufu kubera ko societe igutegereje hibi ngibi, kubera ko uzi yuko nudahuza n'ibyo societe iri kugusaba, hari ibyo uri buburi, hari ibyo societe iri bukwime kandi wowe wari ubikeneye. Ya ukemera ukavuga uti nubwo iki kintu ntagikunda, nubwo kitanyuze, nubwo ngiye nashaka kubigenza gutya, ndakora ibyo societe ntegeka. Nagira ngo nkwisabire mukobwa nkunda, nukuvuga ngo uyu munsi urimo uratekereza yuko kujya kubyina wambaye ubusa buri ntacyo bigutwaye, kuri wowe ntacyo bigutwaye kandi uri kubona amafaranga, ariko ushobora kuyabonera mu zindi business. Ibuka icyo societe iri kugutekerezaho, ibuka kati iri buguhe nimara kumenya ko ukora ibyo bintu, ibuka wa muntu uri bukwima akazi kubera yuko wakoze ibyo bintu, ibuka ya CV yawe uri kwandika n'ubuzima bwawe uri kwandika. Bitekerezeho kabiri, hanyuma wibaze koko niba ari byo wahisemo. Ese koko ni amabura kindi cyangwa nyine wabihisemo bishaka? Ariko se nubwo wabishakaga wibutse ko societe itabishaka. Societe nyarwanda ntabwo ibishaka. None se nibitabishaka urumva urigiye guhangana na societe yose? Ntabwo bishoboka, sibyo? Nukuri tutabigiyemo ibyo kuvuga ngo kwambara ubusa buri ukajya kubyina imbere y'abagabo, ntabwo ari umuco. Tutagiye muri byo byo kuvuga ngo abagabo cyangwa se abantu muri rusange barimo baratugira ibikoresho, cyane cyane ko percentage nini y'abantu baba bari hariya baje kubareba ni abagabo. Wa munyamakuru wabitugejejeho yavugaga yuko mu bantu nka 25 bari bahari uwo munsi ajyayo, abagore bari barimo bari 3 gusa. No kuvuga ngo nyine ni babagabo, batugize ibikoresho kuva kera. Ibintu bya miss byagiye bitekerezwaho bikibazwa uburyo abagore baba expose kugira ngo bamere nk'ibikoresho byo gushimisha abagabo. Ibintu by'ama advertisement byagiye bikorwa mu bihe bya kera, ibyinshi wasangaga ari bifata umugore nk'igikoresho. Twemere dukomeze tubi bikoresho koko cyangwa natwe duhinduka abantu? Ntabwo ndi bivuge ibintu byinshi, ariko nakunze cyane ubutumwa bwagiye butangwa ku mbuga nkoranyambaga. Harimo abantu bagiye batanga ubutumwa bwiza baduha n'umukoro wo gutekerezaho. Baravuga batese turebera abantu abakobwa abana b'abanyarwanda bajya kubyinishwa bambaye ubusa, kubera ko impamvu duhita tuvuga ngo no kubyinishwa no kuvuga ngo nukuri bumwishyure, ntago ari we watangiye iyo business. Byanze bikunze buri iriya business ntago ari ni y'umugore. Ushobora gusanga atari y'umugore, ni probability nini, ariko biranashoboka ko ishobora kuba ari y'umugore. Nkakubwira ngo nyine ubwo koko wowe uri kumva, ya
ugafata abana b'abakobwa bakiri bato bafite ejo hazaza habo, harimo abantu nka bariya bari bubafotore batabizi, bari bubafate video nubwo ari wabasezeranyije ko batari buzifate zikajya ku karubanda. Ese ubwo ngubwo ejo nabyara cyangwa ejo bundi umwana wabona aya mafoto yambaye ubusa ari azamusobanurira iki? Shame uyu mwana azagira iki? Ese muradusezeranya koko kw'isi y'ejo itazita kuri ibi ngibi ku buryo umuntu yakomeza kwitwara uko yiboneye, ku buryo isi y'ejo itazamubaza ibyo byose? Oya, ntabwo nkeka ko isi igiye guhinduka mu buryo bukabije mu kanya nk'ako guhumbya, nubwo hari ibintu byinshi cyane byahindutse. Yanjye nashaka kubabwira rero ngo pe ntabwo mbishyigikiye nka shangazi rwose. Ntabwo mbishyigikiye nk'umubyeyi, nk'umuntu mukuru, nk'umunyarwandakazi. Oya, ntabwo biri mu muco wacu, kandi ntabwo nkeka ko ari umuco mwiza twajya gushakisha abishimira kuba byabanezeza cyangwa se ari byo bibanezeza. Mwihangane, hari abantu tujya tuvuga ngo they are perverts, bafite imitekerereze iba yarahindutse, bashimishwa n'ibyo abandi bitabashimisha. Ntabwo dukwiriye kuba dufata buri gihe abo bantu bashimishwa n'ibisa naho bitanyura abandi bantu benshi ngo tuvuge ngo nabo ngo ni uburenganzira bwabo ngo tubihorere, kuko mu kiganga ho turanabizi ko hari igihe biba birimo akantu k'uburwayi gatoya. Ariko niba ibyo bintu bigushimisha kandi bitemewe kubikoramo business n'ikindi kintu, bikozemo business yihishe idatanga n'imisoro, abana b'abakobwa uri kubaho udufaranga tw'intica ntikize, wenda barimo no kubikora babijyanywemo ku ngufu, noneho ibyo byaba bibaye scandal. Ibaza umwana w'umukobwa afite umuntu umuhatira kujya gukora kariya kazi kubera impamvu nka kwa kundi tuzi ko harimo abana b'abakobwa bashyirwa mu buraya, ugasanga umuntu wakohereje ni nawe uri gufata amafaranga menshi kurusha yo wowe ubona. Yagucuruje nyine, yakugize igicuruzwa. Se twemere tuba imyenda bacuruza koko, tuba ibicuruzwa? Oya, abana bacu turabakunda cyane, dutegereje ko muzagirira igihugu cyacu akamaro. Nimwe Rwanda, nimutangire nyine mube macuwa, mube Rwanda. U Rwanda rwambaye ubusa. Hari aho ugera abantu bakakubwira ngo kera ngo twambaraga ubusa, ngo ubundi ngo kwambara ntabwo biri mu muco nyarwanda. Yego, kera twambaraga ubusa, ariko twari tukiri muri bya bihe bya kera nyine, twari tukiri muri ibyo bihe imyenda itabaho n'ibiki byose. None se tugarure ibihe imyenda itabaho kandi twarayibonye? Oya.